dukomeze indahangarwa z'u Rwanda, dukenyere dukomeze indahangarwa mu mihigo. Bayobozi mwese mugize muyobora inzego zitandukanye, bafatanyabikorwa mwese mwaramutseho. Mbanje kubashimira mwese mwitabiriye inteko y'umujyi wa Kigali. Ndabizi neza ko uyu munsi ari umunsi w'akazi, ariko mwigomwe akazi kanyu gatandukanye muza kwifatanya natwe kugira ngo tuganire ku iterambere ry'umujyi wacu, umurwa mukuru w'igihugu cyacu, muri izi mpera z'umwaka wa 2018-2019 dutegura n'umwaka 2019-2020. Uyu mwaka w'ingengo y'imari, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, uyu mwaka dusoza wabaye umwaka twateye intambwe ikomeye nk'umujyi wa Kigali, byaba mu bikorwa remezo, mu mibereho myiza y'abaturage ndetse no mu miyoborere. Hatangijwe gahunda yo kuvugurura itegeko rigenga umujyi wa Kigali nk'uko tubisabwa n'itegeko nshinga. Akaba ari n'umwaka twakozemo igikorwa cyo kuvugurura igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Muri gahunda ziteganyijwe nifuzaga kuvugamo imwe yo gukora imihanda mu midugudu yacu aho dutuye. Ikindi nifuzaga kuvugaho ni nk'uko mubizi, mu rwego rw'iterambere ry'ubukungu rishingiye ku bukerarugendo, u Rwanda rwiyemeje kujya rutegura inama mpuzamahanga zitandukanye, ndetse muri uyu mwaka utaha turimo kwitegura kwakira inama mpuzamahanga y'abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ariyo bita CHOGM. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ngira ngo twifuje mbere yuko tujya mu ngingo inteko y'umujyi wa Kigali ko twabatumira hano mukatugezaho ubutumwa mwatugeneye buri buduhe umurongo w'ibiganiro turi bugire uyu munsi. Murakoze, tugire umunsi mwiza twese. Ndashaka gusa kugaruka ku ngingo nk'eshatu. Icyambere, turagaruka ku mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Itegeko nshinga ryavuguruwe hashize imyaka 3 cyangwa 4, meya yakomojeho mu mwihariko w'ivugurura ryaduhaye nuko ryifuje ko umujyi wa Kigali, kapitali y'u Rwanda, gira umwihariko mu rwego rw'amategeko. Ubugenera ingingo yose, si n'igice cy'ingingo, ingingo yose ivuga ku mujyi wa Kigali nuko ugomba kugira umwihariko nka kapitali y'u Rwanda. Icyo ni ikintu gikomeye, ni gishya. Niyo mpamvu natwe kucyubakiraho tugomba kucyubakiraho tujyana n'ubwo bushya n'ubushyuhe kizana. Icyo bivuze cyangwa icyo bidusaba, itegeko nshinga ridusaba, cyangwa ni ingingo ya 7, nuko umujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, ugira itegeko ryihariye, imitegekere yawo n'imitunganyirize yawo bikaba bigomba kuba byihariye kugira ngo nyine bijyane n'icyo cyerekezo cy'umurwa mukuru w'igihugu cyiza, igihugu cyihuta, igihugu twese kituryoheye cy'u Rwanda. Indi ngingo nayo ikomeye, turavuga ngo u Rwanda ni igihugu gishaka kutaranga mu ruswa namba, haba mu myubakire, haba mu buhinzi n'ubworozi, haba mu mitangire ya serivisi itandukanye. Aha, cyambere ubuse niko bimeze. Hari ahantu serivisi zitandukanye tuzi tutagishwaho impaka mu gihugu cyacu, tuzi ko zigaragaramo ibintu bidasobanutse mu myubakire. Umuyobozi runaka ku rwego rwo hasi n'umuturage bakabyumvikanaho, agafata akantu, wa muturage akubaka ibintu bipfuye, hashira ukwezi bya bintu bikarenga akagari, bikagaragara ko iyo nzu igomba gusenywa.
wa wundi wafashe akantu agasubira inyuma atari ko atisenya yewe, kubera ko ruswa ari icyaha gihanwa kuri bombi, uwayakiriye n'uwayitanze bose turabahana, siko bimeze, bigahereraho umuturage tukamusenyera, wa wundi babyumvikanyeho akamujomba akantu we tukamugumana. Haba ku mugaragaro mbafunguriye inama kandi twiteze ko muza kuyivanamo imyanzuro idufasha kubaka umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali, umujyi wa Kigali twifuza mu Rwanda, twifuza umujyi uryoheye abanyakigali, mu gihugu kiryoheye abanyarwanda. Murakoze, murakarama. Uyu mwaka twari dufite umushinga twitaga ibirometero 105, n'umushinga umaze imyaka igera kuri 5. Uyu mushinga kugeza uyu munsi dufite ibirometero 38 bimaze gukorwa. Uyu mwaka hashyizwe imbaraga mu kurangiza imihanda yatangiye, ni umushinga twari dufatanyijemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusana imihanda, ikigega RMF. Turimo turareba uburyo uyu mushinga umwaka utaha wakomezwa hakorwa imihanda irimo Gacuriro, irimo gukorwa uyu ngubu. Hariya Gisozi murabona ibijya kuri Memorial, hari agace gakata iburyo kajya Gakinjiro kazakorwa. Hari umuhanda uri hejuru yahoze yereka nawe uzafasha abataza Kacyiru uzakorwa. Hari n'umuhanda uva hariya aho twita kwa Mutangana ujya ku bitaro bya Muhima, nawe uzafasha kugabanya imodoka tubona cyane cyane hariya aho twita Poirur, kubera yuko n'uyifashishwa uzafasha abatuye biriya bice, ku buryo umuntu ashobora kuba yajya Gikondo avuye Nyabugogo Gatsata akaba yakwifashura umuhanda, kuko uzazuhure n'undi wubatswe mu Kiyovu aho twita muri Rugenge. Hari n'umuhanda watangiye wa Nirac Rwandex nawe uzakomeza, harangizwe imihanda iri mu duce twa Garama ndetse na Kimironko Zindiro. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi. Uko tumaze kubona umujyi wacu n'amatora nayo ni ayacu. Icya kabiri tubashimira nuko mu mujyi wa Kigali mujya mutora neza, mukitabira amatora, ariko mukanatora n'abayobozi beza banatekereza ibintu nk'ibi. Ubwo turabashimiye kubera ko nkatwe tuyobora amatora, yo tubonye nk'ibi ni umusaruro wacu. Umusenateri uzatorwa azaba ari umusenateri w'igihugu, bazaba ari abasenateri bacu. Tugira ngo rero tufatanye nk'uko dusanzwe tubikora, amatora azagira umutekano usesuye nk'uko bisanzwe, kandi icyo ni kimwe mu by'ukuri kiranga amatora yo mu Rwanda, kinayatandukanye n'andi matora yandi ajya ahandi mujya mubona. Yakwameye, murakoze. Intore muramenye, intore muramenye, intore ntiganya ishaka ibisubizo. Mbashimire bagenzi bacu baturage umujyi wa Kigali, abayobozi b'inzego zose. Hari ikindi nyango cyo kwazwa cy'abarezi, kiriya kintu ndibaza ko ari ikibazo mu by'ukuri kireba umutekano w'abanyarwanda, ntitukiri imitiga kuri Kigali gusa. Ariko nyirango nk'uko babishubije, ibintu biri ngombwa cyane nuko bari abantu bazara abashoramari, hari inzego bacamo, inzego za leta zikora zifatanya, ntabwo ari urwego rumwe rw'umujyi rwavuga ngo rufashe icyemezo, ariko n'ubuvugizi twakora cyane cyane nko gushyiramo abana. Urugero rw'abana yavuze rwo nta nubwo rusaba icyemezo kidasanzwe kindi, twese tuzi ko ari imirimo abana bemerewe gukora batemerewe gukora. Nk'uko tutemerera abana kujya mu tubare nubwo atari itegeko ryanditse ribisaba, ntabwo twumva ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze rwakwemerera umwana kujya gukina ibiryabareza atanga amafaranga adakorera. Ni ukuvuga ngo umuntu ukiri mineri wese ntabwo yakomeye kujya muri ya mikino. Ibyo ari ibintu nyango twakumva tukabivugana nk'ubuyobozi, tukabibuza, tukabihagarika ku rwego z'ibanze kugira ngo ntibikomeze gukorwa gutyo, kuko mu gihe hakiriho kwiga uburyo bizakora neza, hagati aho niba dufata ingamba z'uko tumvikanaho ko nta bana twemerera abacuruza ibyo bintu mu makaritsiye, niba yemerewe bafite icyemezo cyo kubicuruza, ariko ahabwa amabwiriza ko nta muntu witwa mineri wemerewe kuza gucuruza ibyo bintu, kuko nta mafaranga aho yakuye n'ahandi. Ndibaza rero ko hari ikintu abantu basuzuma bakagishyiramo ingufu ku rwego rw'ubuyobozi.
Ku bindi rero nagira ngo mbashimire mu nyungu z'umwanya tuwenda tujye mu yindi mirimo. Mwakoze umwanya wanyu, mwaje ahangaha guhera kare, mwatanze ibitekerezo byiza. Nagira ngo mbashimire mwese kandi mbifurize umunsi mwiza. Murakoze cyane. Utare itajengwa na nani vijana